tugiye kumva ikibwiriza cyabwirijwe n'umuhanuzi William Marion Branham cyitwa gukira uburwayi n'icyo indwara ari cyo. Yakibwirije ku itariki 8 z'ukwa 8 mu 1950 i Cleveland muri Ohio muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo niwe watumwe guteguriza kugaruka kwa kabiri kwa Yesu Kristo, nkuko Yohana Umubatiza yari yashyiriweho kuba integuza yo kuza kwa mbere kwa Yesu Kristo. Urakoze mwene data Baxter, mwiriwe mwese. Ndanezerewe kuba ndi hano muri uyu mugoroba kubwo kuvugana namwe. Dusengera abarwayi hose kuri isaha, koroshya umutwaro w'ubuzima, dukora ku buryo bubasha kuba bwiza. Ndashaka gusoma umurongo wa Bibiliya. Mwene data Baxter amaze gusoma ku bw'igice cya mbere cy'amateraniro. Yasomye muri Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 6. Komera ushikame, kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiriye ko nzaha basekuruza babo. Icyakora ukomera ushikame cyane. Mwami yongere umugisha ku ijambo. Dusenge. Data wo mwijuru, turagushimira kubwo kuba tugize amahirwe yo guteranira hamwe. Turagushimira kubw'igihugu cyacu, kuba tugifite uburenganzira bwo kuramya Imana dukurikije uko tubyumva. Igihugu cyacu kizagume kumurikirwa n'umucyo wera wo kubohoka. Data, nkuko duteranye kugira ngo dusengere abarwayi, turagusaba ngo uze kudufasha gukomeza abantu, kubaha ukwizera mu ijambo ryawe no mu mwuka wawe ari uri hano, kubwo kudukiza imibabaro yose yashyizwe mu bantu. Ha umugisha abakozi bawe bose, cyane cyane abafite icyo bakeneye muri uyu mugoroba bose. Niba hari abatizera, reka baba bizera umwana wawe Yesu. Free from sickness, free from pain, sorrow, that glorious day of redemption. Turatekereza ku gihe kimwe twari tukiri abanyamahanga, twari dutandukanijwe n'Imana, nta mbabazi zihari. Ariko Kristo yapfuye mu mwanya wacu, we umukiranutsi, apfira abanyabyaha. None ubu turabahungu n'abakobwa b'Imana, kandi icyo tuzaba cyo ntikiragaragara, ariko tuzi ko dufite umubiri usa n'umubiri we w'icyubahiro, kuko tuzamubona uko ari. Twabatuwe indwara, tukabaturwa imibabaro. O Mana, wa munsi wo gucungurwa uregereje, kuko ibyaremwe byose binihira hamwe kubw'uwo munsi.
break forth into that great golden age that all the prophets spoke of. Signs and wonders have been wrought by thy servants throughout the land to bring the people back to a knowledge of the presence of Jehovah God in our nation. Rero turi ku muryango kugira ngo twinjire muri icyo gisekuru cy'icyubahiro cya zahabu. Icyo abahanuzi bose bavuze bitangaza n'ibimenyetso bikomeye byasohojwe n'abagaragu bawe mu gihugu cyose kugira ngo bazane abantu bageraho babasha kumenya ko Imana Yehova iri hagati yacu. Bless us tonight. Bless all the suffering. And anoint thy servant, Lord, to pray for the sick and anoint the sick to believe. Lord, we ask it in the name of thy beloved child, Jesus Christ. Amen. Duha umugisha uyu mugoroba, umugisha ababaye bose, kandi umugisha umukozi wawe mwami. O Mana, kugira ngo asengere abarwayi, kandi usijye abarwayi kugira ngo bakwizere, ko tubisabye mu izina ry'umwana wawe mukundwa Yesu Kristo. Amen. I will just take a few more moments of your time. A little later on in the service, there's a reason we're not trying to make the service so long right now. There's no one who ever will know, I guess, this time after we get to glory, what a life of that takes out of him when you're wrestling with supernatural powers like that. The very life itself leads you. Ndifuza gufata umwanya mutoya wanyu nyuma gato muri aya materaniro. Impamvu tudashaka gutinda mu materaniro ya mbere, nta numwe washobora kuza kubimenya, ndakeka kuri uru ruhande hano, nyuma yuko twaba tumaze kugera mu bwiza. Mbega ubuzima ni iki cyashobora kubaho kuri mwe? Murimo mukirana n'imbaraga z'indenga kamere, ubuzima ubwabwo bwamaze kumvaho. Rimwe na rimwe mu materaniro ntakaza hafi ibiro 4 cyangwa 5 kugera ku biro 8, kandi ibyo biba mu giterane kimwe, kandi ni muri ubwo buryo mbasha kumenya iyo myuka aho iri. Ni nk'imbaraga zikora ku mpande zombi. Long as we're getting acquainted, down towards the last meeting, I just throw my whole soul right into it and try to get everyone prayed for that I possibly can. While these services are going on, reading is necessary for anyone that come up to be prayed for. Kandi uko tugenda tumenyana, rero mu materaniro ya nyuma nashyizeyo umutima wanjye wose, kandi tuzagerageza gusengera abantu bose niba bishoboka mu gihe aya materaniro arimo gukurikirana, kuko benshi bashaka kuza aha ngo basengerwe. N'ukwizera kwawe mu Mana kugukiza, kandi biragusaba kugira ukwizera. Kindi nanone ni uburyo ubyifatamo, uburyo ushaka Imana. Iteka habaho uburyo bwo gushaka Imana, uburyo bwihariye. Imana igira mu nzira ebyiri ibintu byose, iyo ni inzira nziza ndetse n'inzira mbi. Kandi inzira yawe n'inzira yanjye ni inzira mbi. Inzira y'Imana yonyine niyo nzira nziza. Uko yaba itugaragarira kose, inzira z'Imana nizo z'ukuri kandi ni nziza. Izo zirenze imyumvire. Ariko kandi Imana ikoresha inzira zitumvikana kugira ngo ikore ibitangaza. Rero nta kundi waza atari kubwo kwizera. Ukwizera atari ukwizera kwanjye, ariko ari ukwizera kwawe. Kwizera k'umuntu ku giti cye, ushobora kugira ukwizera muri Yesu Kristo kugira ngo nkizwe. Benshi nta kwizera bagira kugira ngo bakizwe. Ushobora gukizwa udafite ukwizera. Bishoboka ko mudafite ukwizera mu gukira indwara kwa Kimana. Icyo gihe ntibibari ibyawe.
Someone met me not long ago. He said, Brother Branham is a minister of a church who does not believe in divine healing. I will not criticize any church and he can take the reason. Vuba aha hari uwambajije ati mwene data Branham umukozi w'Imana mu itorero ritizera gusengera abarwayi. Ntabwo nshaka kunegura itorero runaka. Everybody has the right just like we have the right. Anything that we want to. And so teach whatever you think is right. Abantu benshi barizera. Buri muntu wese afite uburenganzira. Kimwe nuko namwe mufite uburenganzira bwo kwizera buri kintu cyose mushatse. Kandi uko niko yatekereje. Niba mutizera mu gukira indwara kwa Kimana, noneho ndamutse ngewe mbifite cyangwa ndamutse ntabyizera, ntabwo naba ndi hano. Nagombye kuba nagiye ahandi hantu hari ikintu ndimo gukora. If God had met you and give you that to pray for the sick, that you could go out here to the hospital and say, all you sick people, rise up and follow me out. Ariko uwo mukozi w'Imana yarambwiye ati mwene data Branham, niba mwe cyangwa niba Imana yarahuye namwe maze ikabaha gusengera abarwayi, ati mwakagombye kuba mwaragiye hariya mu bitaro maze mukavuga muti abantu mwese murwaye muhaguruke kandi munkurikire. Niba nyakuri uri umuntu watumwe n'Imana, ati ubwo buri wese yakagombye kuza akagukurikira agasohoka aho ngaho. Niko yavuze. Naramubwiye nti ni byiza mwene data, ese waba warahamagawe n'Imana kugira ngo ujye kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo bwo gukiza kubw'ubuntu? Aravuga ati yego. Ndavuga nti noneho niba ari uko bimeze, washobora kumanuka hariya hepfo mu kabari ukabwira bari abantu basinze ndetse n'abariya bose uti muze munkurike musohoka aho ngaho maze mukizwe mwese. Aravuga ati nabikora baramutse banyizeye. Ndavuga nti uko niko nanjye nashobora kubikora baramutse banyizeye. Rero murabona niba mwizeye ni kubwo kwizera twizera. Ni muri ubwo buryo ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye bikoreka. Abantu bamwe ntibashaka kubyemera. Uwo mugabo aravuga ati njyewe ntabyo nizera. Ndamubwira nti ntabwo ari ibyawe, ibyo ni iby'abizera, ni ibyabo, ntabwo ari iby'abatizera. Dore ibimenyetso bizaherekeza abazizera, kandi ni kuri icyo ngicyo gukira indwara kwa Kimana gushingiye. Rimwe na rimwe Imana yemera ko ibintu bidasanzwe biba ukwizera kumwizera. Twese twizera mu rugero. Bamwe bagira kwizera kurusha abandi. Mu migoroba mikeya ishize, mu gihe twari muri ayo materaniro abanziriza, mu gihe dutegereje yuko abantu bagwira, nagize amahirwe yo kuvugaho gatoya mu rwego rwo kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa ibijyanye no gukora kw'izo mpano za Kimana. Noneho ababwiriza ndetse n'abandi bagerageza gushakisha ibintu cyane, ariko nsanga atari uburyo bwiza ku bantu, kandi bamwe muri bo ibyo bituma babyigizayo gato. Mbabarire kubwo kuba ngomba gukora nk'ibyo.
stay a little longer reading and really get healed than to run through something and not know what you're doing and go on out and then you're to be criticized in the meetings and so forth. Nashimishwa nuko mwabyigizayo maze mukaguma mu materaniro kugeza mukize rwose, aho kunyura mu bintu mutazi by'ukuri ibyo murimo gukora, hanyuma mugasohoka aho ngaho mugatangira kunegura amateraniro n'ibindi. If you were down here at Mayo Clinic or John Hopkins or something, they told you to stay there a month, you'd stay. If you wanted to find, but that's all right. Iyo muza kuba muri hano muri ibi bitaro by'abameyo cyangwa kwa muganga wo mu mutwe cyangwa umwe muri bo akababwira yuko mugomba kuguma aho ngaho mu gihe cy'ukwezi, mwahaguma kandi mukumva ariko bikwiriye kuba. This is where we're trying to get to the people, and anyone, divine healing can reach every person. And every person that is a Christian has a right to pray for the sick. Aho niho dushaka kugeza abantu, ndetse buri wese uko nukuri gukira kwa Kimana ni ikintu kiri ahantu buri muntu wese yashyikira, kandi buri muntu wese w'umukristo afite uburenganzira bwo gusengera umurwayi uko nukuri. Niba hari urwaye muri mwe ahamagare abakuru, abo ni abadiyakoni mu itorero ryanyu, murabona. Kandi noneho niba baturiranye ibyaha umwe ku wundi maze bagasengerana umwe ku wundi, kandi uzasabe umuntu wari we wese, uwo ari we wese, si ngombwa yuko utegereza kugeza igihe hazaba amateraniro yo gukira indwara kwa Kimana mu gihe bazaza mu mujyi. Iyo ntabwo ari yo gahunda y'Imana. Niba urwaye, shaka umukristo mwiza kugira ngo agufashe musenge kugeza ubwo uza kugira kwizera muri ayo masengesho, nuko biri. Kandi nibyo gusa. Uhamagare pasiteri wawe, icyo nicyamaze, kandi azaza asengane nawe. Kandi niba ari umuntu w'Imana, birumvikana, nizera yuko bariya babwiriza bose bukuri ari abantu bubaha Imana, uko niko biri. Bose ni abantu bavutse ubwa kabiri b'abakristo, ni abantu bubaha Imana, ibyo ni ukuri. Kandi buri wese muri bo afite uburenganzira butunganye. Mu by'ukuri noneho birashoboka yuko hari iby'Imana yongeye mu itorero kubwo gushagurutsa kwizera. Ariko noneho igihe ngiye gukira indwara ntabwo kuba kugiye. Ukira indwara kwa kugomba noneho kuba kwinshi kurusha uko kwari kumeze mbere yuko tuza hano. Ese murabibona? Iyo niyo ntego, no gutuma abantu binjira mu mwuka wo mu minsi ya nyuma. Turi mu minsi ya nyuma. Ese murabyizera niho turi? Isi iri mu mwuka wo mu minsi ya nyuma, ariko itorero ntiriri mu mwuka w'iminsi ya nyuma, murabona? Mu yandi magambo, bishoboka ko turi mu bindi, ariko Imana irashaka ko itorero ryayo riba mu mwuka ku buryo bazaba barimo neza mu hantu aho ariho hose Imana yashobora kuberekeza. Iyi minsi ya nyuma cyangwa iyi mimerere isi irimo, mbega murebe ahantu hose bararya, baranywa, bararongora kandi barashyingira, n'imico mibi yose yuzuye mu isi. Satani yohereje izo ngabo ze muri uyu mwuka w'iminsi ya nyuma. Ariko twe ababwiriza ntabwo twari twinjiza itorero muri uwo mwuka.
far away in the rapture when Jesus comes. kandi turagomba kuba turi muri iyo mimerere mu rwego rwo kugira ngo tubashe kuzamurwa mwizamurwa igihe agarutse. That's why I remember one time down in the museum, I'm a great lover of art and nature. Niyo mpamvu ndibuka igihe kimwe hepfo hariya mu nzu ndangamurage ndi umuntu ukunda cyane ibintu by'ubukorikori n'ibyaremwe. I saw a picture and I was wondering how much that picture cost. And it had a value on its original picture. The day I seen it in the city here. Nabonye igishushanyo kimwe harimo nibaza uburyo icyo gishushanyo gishobora kuba kiguza amafaranga menshi cyane kandi cyari gifite igiciro kuri cyo. Cyari igishushanyo cy'umwimerere kandi yari ifoto iyo ngiyo y'umugeni igihangano cye cya mbere. The unseen guest of the house, I went in and surprised me. And it was just a photograph of the original masterpiece, and the masterpiece was valued way in the thousands and thousands of dollars. Kristo umushyitsi utagaragara aho mu rugo narinjiye kandi barimo bagihereza igiciro kandi yari ifoto y'icyo gihangano cy'umwimerere kandi icyo gihangano cy'umwimerere cyari gifite agaciro k'amadolari ibihumbi n'ibihumbi. Uwo munyabugeni yaravuze ati rero umuntu uwo ari we wese nuko ndavuga nti byasabye uyu muntu ubuzima bwe bwose kugira ngo abashe gushushanya iyi foto. Kandi mbere yuko hagira ifoto nimwe ishushanywa, mbere yuko ishushanywa icyo gihangano cy'umwimerere kigomba kujyanwa ngaho imbere y'abahanga kugira ngo bakijore bakakinenga bishoboka byose, kandi nyuma yuko kimaje gutambuka uko kujorwa kose hanyuma kikamanikwa ho ngaho muri iyo nzu y'ibyamamare. Ububyutse bwakuwe igihugu cyose ahantu hose. Iryo ni itorero rya Pentekote mu isi. Habaye abihana amamiliyoni bari bafite ubwoba ubijyanye n'umubatizo. Hashize agahe gatoya abantu batangiye kubaseka. Noneho mwitegereze neza itorero rito ryatawe mu muhanda bagita iry'abasazi bigaragura bakundirira, ariko munsi Imana yari mishushanya ikintu kugira ngo ikirebe. Umwe muri no minsi izakigaragaza aho ngaho muri iyo nzu y'ibyamamare. Nibyo kandi abo bose babisetse ndetse bakabihindura ibitwenge bazamubona ubwo azabasohotsa aho ngaho. Ese ntimwishimiye kuba mubarirwa muri abo ngabo muri uyu mugoroba? Nishimiye kuba ndi hano no kubona abantu bizera Imana kandi bakizera mu bikorwa byayo by'ibitangaza no mu kuza kwe kwa kabiri. Rero ndashaka kubabwira akantu gatoya kugira ngo mbafashe kajyanye no gukira kwa Kimana. Iyo utabyifashemo neza ntabwo ukira.
Mu by'ukuri abantu bashaka guhumurizwa, bashaka iki na kiriya cyangwa ikindi, hanyuma bakishima nkaho bwira umuntu yicare. Ino umuntu ntazemera kwicara hasi. Nta bintu byihutirwa bihari. Asabe niba hari ibyo bafite. Icyo nicyo kibazo isi y'uyu munsi ifite. Tumeze nk'abarimo guhubukana ibintu cyane. Mwebwe bacuruzi, mwigenzure ubwanyu imbere y'Imana. Rimwe na rimwe iyo amateraniro amaze isaha cyangwa isaha n'iminota 30, muravuga muti oh mbega ubwoko bw'amateraniro. Yego mugabo, ariko mwibuke igihe mumara cyose mube hano. Wibuke ushobora kuba ufite kanseri. Kubw'ibyo, niba tudafite kwizera guhagije twashobora gukiza uburwayi imibiri yacu, ni gute mwashobora kugira kwizera kwizamurwa? Kubera yuko iyi mibiri ipfa igomba kwambara kudapfa, kandi ibimenyetso n'ibitangaza birimo birakorwa kuri abo bose bafite kwizera ko kubyizera. Iyo mibabaro y'ubugingo kubw'igicucu cy'itorero nta numwe ubizi. Abo bakimara kugenda, imibabaro yari yatangiye. Noneho mwegereje gukira indwara kwa Kimana. Mu gutangira, Satani ni iki? Mwese kuri icyo kibazo mukeneye gukomeza kumva. Kandi naravuze nti oh mbega iyo bandeka ngatembera, iyo nza kuba ndi akana gato gafite ibiganza binini gakina amabiye. Uko mwambonye ninjira. Wenda waba uraho ngaho inyuma, wenda kungana nanjye. Ariko bisa nkaho byabaye ejo hahise. Hari wenda uwo muhungu yaba atabizi. Ikintu cya mbere baragiye. Hanyuma ndibaza nti Imana yaraturemye ngo tujye dupfa muri ubu buryo? Imana yaturemeye kubaho igihe cyose. Ni icyaha cyazanye urupfu. Rero mwibuke, indwara ni ireme ry'urupfu. Icyaha nicyo cyabanje kuza. Icyaha cyazanye indwara. Nta cyaha kibaho, nta ndwara yabaho. Ariko ndagira ngo mumenye ko indwara yazanywe na Satani. Mu by'ukuri iki ni igitekerezo cy'igihe cya kera. Icyo ngiye kubabwirizaho mu kanya gatoya. Ariko rero bamwe muri mwe bo muri ibi bihe bafite ibitekerezo bigezweho. Mushobora kutemeranywa nanjye kuri ibi, kuko mu kwigisha ntabwo nshingira ibitekerezo byanjye ku bitekerezo bigezweho. Nigisha nshingiye ku ijambo ry'Imana. Kandi ijambo ryita ibyo bintu imyuka.
deaf and dumb spirit went out of the man. He could speak and hear. Is that right? ubwo umwuka wo kutumva no kutavuga asohokaga mu mugabo yahise yumva kandi aravuga. Siko biri. The doctor says that his nerves died in his ears. Muganga atangaza ko imitsi y'amatwi ye yapfuye. Mu by'ukuri ntiyumva. Well, he's dead. Like this man, where I kind of back on dead. What was that? Well, the nerves never died all over him. Well, the nerves just died in his ears. Urugero uriya mugabo uri hakurya hariya ntiyumva. Niki kibitera? Mu by'ukuri imitsi ye yose ntigeze ipfa. Ahubwo ni imitsi y'amatwi ye yapfuye cyangwa yatumye atumva. Or maybe he's dead. Well, what makes that deafness? Why did the nerve die? Now, a doctor can only work upon what he can see or feel. Mu by'ukuri niki gitera uko kutumva? Kuki umutsi wapfuye? Umuganga akora akurikije ibyo abona cyangwa yumva. That's the only thing that a doctor can look through a glass, or he can do a fluoroscope, an X-ray picture, or he can feel it with his hand, feel the growth or whatever it is. Now that's what he has to work on. Ashobora kurebera mu cyuma utuntu dutoya, ifoto y'amagufa cyangwa y'inyama zo munda, cyangwa gukorakora n'intoki ze. Ashobora gukora ku kibyimba cyangwa ikindi cyose. Mu by'ukuri ni muri ubwo buryo ashobora kubikora. But when it comes to the nerve, or the end of that nerve, he knows the nerve is dead, but what? You know. There's the next thing. Ariko iyo bigeze ku mitsi cyangwa hari ikindi, amenya ko umutsi wapfuye. Ariko niki cyawishe? Aho niho hari urujijo. Now I say this upon the authority of the Word of God, it was a spirit which cannot be seen. Murabona, noneho ibyo mbasha kubisobanura kubw'ubutware bw'ijambo ry'Imana. N'umwuka udashobora kugaragara. Now, here it is. Listen closely now. Noneho ngibi hano mwumve neza. And if you people for a night or two will bear with me, and then when other people come in, you encourage them. Kandi niba mwe bantu kubw'umugoro umwe cyangwa ibiri ushobora kunyihanganira, kandi hanyuma abandi bantu bazaza muzabatere umwete. Murabona, And tell us how to believe. Now, watch closely. Now, see, here's my hand. I'm going to put a transparent band around it, say like that. noneho iyerekwa ahangaha mwitegereze neza. Noneho hano hari ikiganza cyanjye, ngiye kugihambiriza igitambaro kibonerana. While my hand will begin to come dead, circulation shut off. Noneho ikiganza cyanjye kiratangira gupfa, amaraso araba yahagaze. All right, I can't use that hand later on. I go to a doctor looks and you say, now, Mr. Graham, the only thing that I know is the nerves in your hand is dead. Mu mwanya muto sindaba nkishobora gukoresha iki kiganza. Ninjya kwa muganga, muganga azambwira ati mu by'ukuri mugabo Branham, icyo mbona nuko imitsi y'ikiganza cyawe yapfuye. Well, I say, doctor, what killed it? Mubaze nti niki cyayishe? Well, you say, I don't see no reason at all. I look and it just goes up so far, it's dead. I don't know, something happened there. Well, if he couldn't see it or feel it and he's cut in there, I don't see no reason. But the nerves just don't operate beyond this line. They just died from there. Ambwira ati ntabwo mbona impamvu. Mu by'ukuri nasuzumye, nasanze byarabaye kuva kera, yarapfuye, simbizi. Hari ikintu cyabiteye. Aramutse atakibonye, yakubaga akavuga ati nta cyabiteye mbona. Ati rero imitsi ndabone idashobora gukora, yarapfuye kugera hano. Now, but the hand's dead. Mu by'ukuri iki kiganza cyarapfuye. Now what happened? Now I'm going to take that like the ear of a person or the eye or whatever it may be in the part of the body. Ariko noneho niki cyabaye? Rero ngiye gufata iki nk'ugutwi k'umuntu cyangwa ijisho cyangwa igice icyo ari cyo cyose cy'umubiri. To my thought of this, and to I believe the Bible doctrine, Satan bound that. Ku bwanjye kuri ibi nizera nkurikije amahame ya Bibiliya, Satani yashumikiye icyo kintu imbere. And there has no circulation. Kandi aho amaraso yarahagaze. Now when I take this band off of here, he might amputate the fingers and so forth. Noneho ninkuraho iki gitambaro ntabwo ndi buce intoki n'ibindi. But here's the main, you have, before you can find the cure, you have to find the cause. Ariko dore icyangombwa, mbere yo kwemeza icyo gukora, biragusaba kumenya impamvu. Murabona? But here's the cause. Ariko dore impamvu ni Satani. And we know that to
that. Now that hand wouldn't be well right now, but it would be different. kandi tuzi ko kugira ngo ukureho ibyo mu by'ukuri cyo kiganza ntigihita gikira kizasa ukundi. And circulation will begin to circulate. It'll begin to hurt and burn and feel a little different. And after a while, you dig, and it'll be all right. If you give nature a chance, it'll function correctly. Amaraso azatangira gutembera, kizatangira kumubabaza, gifite ubushyuhe kandi gitangire gihinduke. Nyuma y'igihe y'iminsi ikiganza kizasubirana. Nimuramuka muhaye amahirwe, ibyo uko byaremwe bizabasha gukora mu buryo butunganye. Now, disease germs, that's just the power of Satan when it's bound to person. And when that spirit is cast off of there, nature will take care for itself. Rero udukoko dutera indwara ni imbaraga za Satani. Iyo zaboshye umuntu kandi iyo uwo mwuka wirukanywe aho, icyo kiremwa kizabasha kwikiza ubwacyo. That person will go to hearing. There's whatever's wrong with them, they'll get well. Uwo muntu azatangira kumva cyangwa icyo ari cyo cyose kitagenda muri uwo muntu kizakira. Now, in my work, or my master, I deal with spirit altogether. Nothing natural. Rero mu murimo nkorera umwami wanjye mpura n'imyuka, nta gisanzwe n'imyuka gusa. It's altogether spirit. And dear friends, I have to face this at the judgment bar of God. I want to go to heaven. Kandi nshuti zanjye bakundwa, ndagomba kuzahura n'ibi kuri wa munsi w'urubanza imbere y'Imana. Shaka kujya mu ijuru. I got a wife in heaven, I got a baby in heaven, I got loved ones there. Above all, I got one who died for me. Mfite umwana mu ijuru, mfite abakundwa kuruta byose, mfite umwe wamfiriye, Yesu. It means just as much to me as it does to any other guy. Icyo amariye nicyo amariye buri wese muri mwe. I can't help what critics say. I can only state what I know is the truth. Ibyo abaneguranyi bavuga byose ntacyo bimbwiye, ntangaza ibyo nzi ko ari ukuri. And if you'll be truthful and sincere, God will bless it. Kandi niba mukiranuka mutaryarya, Imana izabaha umugisha. God wants you to be truthful and sincere. Now, let's just find out what diseases are. Imana ishaka yuko muvugisha ukuri kandi mukaba abanyakuri mu mitima yanyu. Noneho reka tugerageze kureba icyo indwara ari cyo. I guess the number one enemy today, of course, is heart trouble. Ndakeka yuko umwanzi nimero ya mbere uyu munsi birumvikana n'uburwayi bw'umutima. But that's not a germ disease altogether. Ariko ntabwo ari indwara ziterwa n'udukoko. But number one enemy in the germs are cancer. Ariko umwanzi nimero ya mbere mu ndwara ziterwa n'udukoko ni kanseri. Second is tuberculosis. Ya kabiri ni igituntu. Cancer is one of the major things. Let's speak of that just a moment. Kanseri ni imwe mu bintu bikomeye cyane. Reka tuvuge kuri ibyo ngibyo akanya gato. When you go in this way, I don't get a chance to turn I'm not turning my back to you, but it's just natural to talk in the face of this microphone. Ariko hano muri ubu buryo ntabwo ndimo kubona amahirwe yo guhindukira, kandi ntabwo ndimo ngerageza kubatera umugongo. Ariko ngiye mu bisanzwe nkunda iyo ndi kuvuga ndi imbere y'indangururamajwi. But notice, a germ. What is this germ? Noneho mwitegereze, agakoko gatera indwara ni iki? Now we take a cancer. What is it first? Reka turebe kanseri. Mbere na mbere ni iki? Why, it's a growth. Tumor, cataract, scar, there's growth. Is that right? Mu by'ukuri ni ikibyimba. Icyo kibyimba cya kanseri, ishaza, umwingo. Ibyo ni ibibyimba. Esiko si ukuri? And they become malignant and cancer. Well, a growth is a multiplication of cells. Bigeraho bikaba kanseri. Mu by'ukuri ni uturemangingo twikuba. And let's take down below that now. Below that growth, it's a growth, a group of cells, then it goes down to the germ. Reka tubivugeho mu burebure noneho. Muri icyo kibyimba haba harimo uturemangingo twinshi. Hanyuma tukaza guhinduka udukoko dutera indwara. Well, what is the germ? Mu by'ukuri udukoko dutera indwara, izo za mikrobe ni iki? A germ is a teeny little cell. Teeny little thing that can only be seen out with the natural eye but through microscope, glasses. Mikrobe ni akaremangingo gato
gato cyane katabonwa n'ijisho ry'umuntu, ariko kabonwa hakoreshejwe ibyo byuma bibasha guhindura ibintu binini, za microscope. Ariko kandi muri ko harimo ubuzima. Karagenda gafite ubuzima, ariko imbere aho ngaho muri iyo mikorobe harimo iki? Ihinduka umwuka. Kandi hari amasoko abiri ashobora guturukamo imyuka, wenda hamwe yaba yaturutse ku Mana cyangwa kuri Satani. Nta ushobora guturuka hagati y'ibyo bibiri. Nta mukristo w'igice ubaho. Ese waba warigeze ubona umuntu wasinze kandi cyarimwe ari muzima? Ese waba warigeze ubona inyoni y'umukara icyarimwe ari n'umweru? Ni nako udashobora kubona icyarimwe uwera w'umunyabyaha. Wenda washobora kuba uri umukristo cyangwa ukaba uri umunyabyaha. You cut the line down, you're on one side or the other. If you're born again, if I'm born a human, I'm a human. When you're born a Christian, you're a Christian. Icyo nicyo nifuza kuri mwebwe bantu ubutumwa bwiza bwuzuye. Muce umurongo, mube ku ruhande rumwe cyangwa ku rundi. Niba mwaravutse ubwa kabiri, niba naravutse ndi umuntu, ubwo ndi umuntu. Igihe wavutse muri Kristo, ubwo uri umukristo. Noneho ako karemangingo mureke ninjire cyane muri ibyo ngibyo. Ese muzi yuko mwaturutse mu karemangingo gatoya? Ese ibyo si ukuri? Noneho ibyo ngibyo mwaturutse aho ngaho muri ako karemangingo kamwe. Hari igihe ntacyo mwari cyo. Mugabo we wicaye aho ngaho, mwebwe muri aho ngaho, uwo ari we wese muri mwe, nanjye ubwanjye twari uturemangingo duto cyane. Ako karemangingo k'ubuzima gaturuka aho ngaho mu gitsina gabo, ibyo turabizi. Rero mwitumba, inyoni zikora ibyari byazo maze zigatera amagi yazo, kandi iyo nyoni ikuze yashobora kujya mu cyari cyayo maze ikacyuzuzamo amagi. Kandi yashobora gutera ayo magi yuzuye icyari itarabonanye n'inyoni y'ikigabo. Kandi yashobora kuyabundikira, igashyushya ayo magi, ikajyaho ikayabundikira, maze ikaguma aho ngaho kugeza ubwo ihinduka inkene, kugeza n'ubwo idashobora gusohoka muri icyo cyari. Kandi nta na rimwe muri ayo ngayo ryashobora guturaga. Yaguma aho ngaho maze akazaborera mu cyari. Ese ibyo ni ukuri? Kubera yuko itigeze ibonana na kigenzi cyacyo cy'ikigabo, kubw'iyo mpamvu ntabwo yakororoka. Ibyo binyibutsa amadini ashaje y'imigenzo kandi akonje. Nta kindi bamarira abayoboke babo atari ukubahobera, kubafubika no kugerageza kubakubita agashyi mu rusengero, icyari cyuzuye amagi yaboze, kuko batigeze bahura n'ikigabo aricyo Kristo Yesu. Ntabwo bigeze baba abizera kuva bagitangira. Uko ni ukuri. Icyo dukeneye uyu munsi
niyo mikorere myiza y'igihe cya kera yo gutunganya tugasohora imyanda yose hanze kandi tukitunganya hamwe n'Imana. Ibyo ni ukuri neza neza. Tukongera kugarura abantu kuri uko kwizera kuzima mu Mana, aho bakabasha kuvuga yuko ari ukuri cyangwa ari ikinyoma. Imana iduhe igihe ubwo abagabo n'abagore bashobora kuba icyo bahamya ko bari cyo. Uko ni ukuri. Notice, but when the male, see, God foreordained that. That's the way we believe that Jesus was of a virgin birth. You hear a lot of the full gospel churches, arguments concerning them. Noneho mwitegereze, ariko igihe ikigabo murabona Imana yateganyije ibyo ngibyo mbere. Ubwo nibwo buryo bigomba kugenda. Dutekereza yuko twizera yuko Yesu yabyawe n'umwari. Uzumva byinshi nk'ibyo mu matorero y'ubutumwa bwiza bwuzuye bajya impaka kubijyanye n'ibyo. Look, I believe that Mary was a virgin. She knew nothing about any man, but Jehovah God overshadowed her and created in her womb a blood cell which was by himself by creative power, and from that blood cell came the man Christ Jesus. And he was the blood of his father by virgin birth, and that's the blood that I'm preaching about tonight that will save and heal that unadulterated blood of the Son of God. Murebe, nizera yuko Mariya yari umwari. Nta kintu na kimwe yari azi kubijyanye n'umugabo wari we wese. Ariko Yehova Imana yaramutwikiriye kandi rema mu nda ye ibyara ako karema ngingo k'amaraso, ariko kariyo ubwayo karemye imbaraga. Kandi biturutse kuri ako karema ngingo k'amaraso havamo umugabo witwa Yesu Kristo. Kandi we yari amaraso ya se binyuze mu kubyara k'umwari. Kandi ayo niyo maraso ndimo mbwirizaho kuri uyu mugoroba. Ayo icyarimwe atanga agakiza kandi agakiza uburwayi. Ayo maraso atavangiye y'umwana w'Imana. Kandi inshuti, niba mutizera ibyo ngibyo, noneho ntabwo mwashobora kwakira agakiza, kuko nta yindi nzira uretse binyuze mu maraso ya Yesu Kristo, ariyo maraso ya se Imana. Ayo atavangiye, nta guhuza ibitsina kwigeze kuvangwamo aho ngaho habe na gato. Nivuka ryaremwe. Ese ibyo murabyizera? Ubwo nibwo butumwa bw'ukuri inshuti. Noneho reka